Abanyabwenge baravuze ngo iyo uvuga ukuri si ngombwa ko wibuka neza uburyo wavuzemo inkuru yawe, ariko uvuga ikinyoma kugira ngo batakuvumbura bigusaba kumenya neza no gukurikira bigize inkuru yawe. Mu gihe iyo ari ukuri wayihera imbere, wasubira inyuma cyangwa ukayihera hasi wiganisha hejuru, gutyo irakomeza ikagira injyana kuko biba ari ukuri. Nshuti mukurikiranye ibiganiro bya Pifa TV Official, tugiye kubagezaho inkuru y'inkoko y'isake n'ingwe. Ni umugani ari kugana kariho. Isake mwese murayizi n'isunzu ryayo ritukura, ariko ingwe zo zari zizi ko iba yikoreye ibirimi by'umuriro zikayitinya kubi. Nayo aho yabimenyeye yagombaga kubibyaza umusaruro. Umunsi umwe ingwe irakuzindukira ijya guhiga, birayigora itaha bwije cyane. Igeze mu rugo isanga abana basinziranye inzara, kandi icyo gihe ingwe yari icyuye umuhigo ariko ikeneye kuwotsa. Mu ishyamba hari hakonje cyane, icyo gihe imvura yari yaguye kandi ari nijoro rwose. Ibitekerezaho yumva nta kindi yabikoraho usibye kwisunga isake, ariko ihura n'ikibazo gikomeye ko gutungura isake muri iryo joro bikajya kuyibyutsa bishobora kwibyukiriza umujinya n'uburakari bikaba byayikoraho. Nuko iyo ngwe yigira inama yo gutuma abana bayo n'ubwoba bwinshi bati bashaka ko tujya guhira mu rugo rw'isake. Ingwe nayo ati nimugende, nimuhagera musubirize kure, nibabikiriza muhite muyitekerereza ikibagenza. Ati ntacyo muri bube. Abana b'ingwe bagenda gahoro gahoro bomboka, bagera hafi y'urugo rw'isake ariko bavugira kure cyane kubera ubwoba, ku buryo isake itashoboraga kubumva. Ba bana b'ingwe n'ubwoba bwinshi bati buriya yatwumvise ariko iratwihorera kugira ngo izo kudutwika. Turiya dukomeje kuyisakuriza yabyuka ikadutwika ikadukongora. Basubirayo bajya kubitekerereza nyina. Ingwe ifata icyemezo cyo kwizira, zajya isuhuza igenda yigira hafi, ariko imenya ko isake impamvu itari kuyikiriza ari uko nayo yasinziriye kuko bwari bwije cyane. Ingwe irakomeza kugeza ubwo yayihagaze hejuru. Noneho isake nayo aho ikangukiye n'ubwoba bwinshi ihita isimbuka, n'ingwe irasimbuka bahungira mu byerekezo bitandukanye, ariko isake yo ihungira mu ngo z'abantu bari hafi aho. Bukeye abana bayo nabo basanga ya sake aho yari yahungiye mu baturage. Ingwe nayo imara iminsi myinshi nayo yihishe n'abana bayo, itekereza ko isake izaza ikayitwika ikayikongora rwose. Ariko iminsi irahita indi irataha, ingwe ibonye igiye kwicwa n'inzara ifata icyemezo cyo gusohoka ikajya guhiga. Aho kwicwa n'inzara yicwe n'umuriro w'isake rwose. Isake nayo aho yahungiye mu bantu, yo n'umuryango wayo bigira inama yo kutazongera gusohoka ngo bajye mu ishyamba, kuko bibwiraga ko ingwe n'izindi nyamaswa zavumbuye ikinyoma cyazo. Isake ikazajya ibwira abana bayo ati buriya barimo kuduhiga, tuzigumire hano mu baturage nta kwasohoka. Ikinyoma uba wikatiye igifungo cya burundu. Nk'uko inkoko mubizi ziba zifungiranye mu ngo zidashobora gusohoka, nta freedom kubera ikinyoma. Duharanire kuvuga ukuri. Like, share, comment, subscribe. Ibyiza biri imbere.